iya ni filime yanjye Mm. ni filime yanjye ya mbere yitwa The Hustle. Mm. Niyo filime yanjye ya mbere nkoze, niyo filime producinze. Mm. Ikaba igiye gusohoka mu izina ryanjye mu izina rya company yanjye yitwa BR Studios. Mm. Ikaba ari filime ivuga ku ihohoterwa ry'abagore, ihohoterwa ry'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato, uburyo basuragoringa n'ubuzima, uburyo bibagora famiye yabatereranye cyangwa se abo bakundana nabo babatereranye, ugasanga umukobwa arasuragorinze cyane n'ubuzima. Izaba ivuga ku biyobyabwenge by'abantu bitewe na story na background baba bafite, bibahatiriza no kunywa ibiyobyabwenge, ugasanga umuntu afite icyo kibazo kubera background kenshi cyangwa n'ibibazo ahura nabyo, baba batazi kwihangana mu buzima. Ihohoterwa abagabo bakorera abagore ni story cyane izingiye hafi aho ngaho. Ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa n'abagore, abantu barenga ku mategeko bayazi, kuba bafata umwana w'umukobwa uri umuntu w'umugabo, abagabo bakuru basambanya abana b'abakobwa bakabatera amada bakabatererana gutyo, abantu baba mu biyobyabwenge babizi ko ari bibi. Abantu barengera amategeko. Abantu baregera amategeko. Hari n'ikiganiro rumaze iminsi waratangije cya High Flame, navango nacyo kimaze kugira abantu benshi bagikurikirana ndetse abenshi bakanakishimira. Navango Rosine uri guhuza bino bintu High Flame agahuza n'iyi filime The Hustle agiye gushyira ahagaragara, ni ibintu huza ute? Abenshi bakomeje kugenda bagaruka ngo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ubuzima bwawe. Ese kuri wowe nibyo? Impamvu bakeka ko buriya n'ubuzima bwanjye ni uko bazi ko wenda nanjye nabyariye mu rugo icyo kibazo nakigizeho. Nzi icyo kibazo cy'abana b'abakobwa bahura nabyo, bahura nacyo iyo bamaze gutwara inda mu rugo cyangwa kubyarira mu rugo bibavuna. Barabizi ko iyo experience nanjye nyifite ngira, niyo mpamvu babihuza cyane na life yanjye. Ariko bwite aho natangiye gukora kiriya kiganiro cy'abana b'abakobwa, byampatirije gukora ino filime ya The Hustle, nkashyira hanze muri rusange abana b'abakobwa uburyo bahura n'ibyo bibazo nyine bitandukanye byo guhura, uburyo baterwa inda bakiri batoya, uburyo bahangana n'ubuzima bakiri bato, barera abana bakiri nabo ubwabo ari abana bifuza, nabo ubwabo ari abana bakabaye barerwa, uburyo abagore bagira ibibazo ugasanga kurera umwana wenyine uri umugore uburyo bivuna. Yego ni muri ubwo buryo narahuje ndavuga nti se ni gute abantu koko wabereka ko iki kintu ari kibi, ni gute se abantu barushaho gusobanukirwa ko icyo ari ikibazo gikomereye isi, niko navuga, cyangwa gikomereye n'u Rwanda muri rusange. Kuba abana b'abakobwa bakomeza guterwa amada ari ikibazo kiri hejuru gikomeye, aho ugasanga abantu ntacyo birasa nk'aho wagira ngo ntibabireba. Ugasanga abagabo baracyakomeje kwangiza abana b'abakobwa, ugasanga ibiyobyabwenge biracyakomeje. Ni ugufatira hamwe twese tukareba ese n'iki twakora kugira ngo turwanye ibibazo hagati nabyo byugarije sosiyete muri rusange. Ni iki mwakora kugira ngo murebe uburyo ki mwarwanya bino bibazo byugarije sosiyete muri rusange? Nibyo koko n'imibare igaragaza yuko igenda yiyongera ugereranyije n'imyaka yagiye itambuka, ukabona yuko hari imibare ikomeza kugenda igaragara. Ariko se kuba uri kugerageza kuba wasohora ino filime izagaragara he? Bizagenda bite se? Yatangiye gusohoka, izasohoka ryari? Gerageza kugenda ubwira n'abantu n'ubundi muri rusange bifuza kuba bareba ubutumwa muri iyo filime igihe batazatangira kujya bayirebera. Yego murakoze. Ibizaza biba byerekeranye no kuri filime, hari platform zayo bizaza binyuraho nka YouTube channel, ubwo birafunguye, irimo iracaho, iratangira gucaho trailer yitwa The Hustle Rwanda YouTube channel, na Instagram yitwa The Hustle Rwanda. Rero naho niho biri butangiye gucako bwite. Filime episode ya mbere izagera hanze ku itariki 9 z'ukwa karindwi, nibwo episode ya mbere izagera hanze. Ako ushaka kumenya n'ibindi bikurikira byose, amafoto y'abakinnyi muri film, trailer, nyine wakurikirana imbuga nkoranyambaga zacu kuri Twitter, kuri Facebook na Instagram ni The Hustle Rwa, ukareba ukabikurikirana. Hari amafoto yagiye agaragara, ntago nabura kuyakubwiraho nayo ngo ugire ikintu yatangazaho. Abanshi baravuga ati ashaka ko ya professeur w'abantu 30 bemere kujya mu rusengero akahita akora ubukwe. Amafoto agaragaza Rosine Bazogere noneho yambaye ikanzu, ubona nka ari kumwe n'umugabo. Bimeze bite biriya byo? Iriya ni ifoto nayo yo muri The Hustle. Ni ifoto yo muri The Hustle, ntago ari ukuri. Ni ifoto, yego, ni ifoto yo muri iyo film The Hustle. Abantu bazayibonamo ibyo byose. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro turi kugira na Rosine. Agira nka message ugendera abakunzi ba sinema nyarwanda tugenda tugana no ku musozo.
ego nakisabira abamurikiye mwese first of all ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya mugakurikirana kino kiganiro abantu bose mwumva iyi filime ari ingenzi kandi sosiyete yacu ikeneye iyi message mwadufasha mukadukurikirana mwadufasha mukabigeza ahashoboka ko byagera support yari yose nk'umuntu wagira yaba ni nziza cyane gusharinga kureba gukora uko ushoboye mwadufollowinga ku ma platforms zacu mugakora za subscribe then nanjye nzakora uko nshoboye kose ndakeka bayida Imana bimfashije ko nashakisha ndimo ndadiringa na televiziyo undi ushobora kumfasha kugeza ino filime no ku bantu benshi batandukanye rero ibyo byose ni urugamba nk'irimo ariko rusa n'urutoroshye ariko ndabizi abafana banjye nibakomeza gukundira kino gitekerezo bakagishyigikira bizagera kure kandi bizagera kuri benshi byagenewe ndagushimiye cyane Rosine mwakoze cyane